naragiye saa munani z'amanywa ndabyibuka ngezeyo ndakomanga umukozi waraza aje yarambwiye ngo mabja kuje bose mwavuganye ariko umukozi akubaza ndamurira ndamubwira kadogo kubera iki se ndinda kuvugana nawe ubwa mbere umbonye nza ikibazo kiri he mbona arandebye mbona nawe abaye nk'utunguwe yego nta kindi nakoze ubwo yarazi na nshuti yawe cyane ko mu kanya wambwira guti twitanaga abatwini abantu bose bavuga ko dusa umukobwa na n'ubu abantu baracyambwira ngo usura umukobwa si umuvandimwe wawe yego turasa nyine naragiye The Unity TV. Together we can change the world. Bakunzi ba Gasaro TV na The Unity TV. Tubahaye ikaze amerere mu mande zose z'isi. Turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange. Mukomeze mudukurikire cyane kandi mudukunde cyane. Hano turi kumwe n'umukobwa mwiza. Muramubona arasa neza, yambaye neza. Ariko navuga inkuru ye ni isomo kuri benshi ndetse aho benshi bijya bibabaho bagatinya kuba bavuga ibyo bari gucamo muri iyo minsi cyangwa se kuba komoka mvuga no kuba babohoka bakavuga ibyababayeho. Tugwaye ikaze uratangiye utubwira amazina yawe. Murakoze nitwa Ishimwe Beni. Ishimwe Beni. Meze gute Beni? Ndaho murebye ndaho biraho nyine. Biraho ariko urasa neza ka makeup gakeya kabisa. Urabona yuko ushima Imana. Ndashima Imana n'abantu bakeya like bambaye hafi muri ibindi mu bitoroshye. Yego. Hanyuma ndahita nibaza ikibazo. Ewana. Hashize iminsi myinshi ndumva ari icyumweru kirenga tukusaba ikiganiro. Vuga uti nta kintu nshaka kuvuga kuri ibi bintu ndumva ntacyo kubivugaho mfite buri munsi umbwira uti uzabamagara iki gihe ukongera ntago numva nshaka kubivugaho kubera icyo waranze kuganira natwe. Zando ntabwo byoroshye numvaga ntaraba ready yo kuba nakora kino kiganiro ntabwo biba byoroshye nari naragira imbaraga n'umutima ukomeye. Yego. Gusa ubu ngubu ndumva nta kibazo ndi bugikore cyane ndashima inshuti zanjye zamfashije kunganiriza bikaba byanyemeza kuza kubonana namwe. Yego Imana ishimwe kandi njya mbwira abantu ngo kuvuga niko gukira. Si byose umve rero ko niba abantu waje hano kuba wagira inama abantu ukabwa ibyo uri gucamo si nawe wenyine n'uyu munsi ibyo waciyemo tugiye kumva hari uwabiciyemo uyu munsi byabayeho hari byabaye mu ijoro ryashize yewe nejo hari uwo bizabaho ntago ari we wenyine rero niyo mpamvu benshi bakabifatiyeho isomo si byose. Yego nibyo kuganira ngo byo muri bikomere kuganira byo muri bikomere wari umeze neza ariko ahandi muri rusange mu buzima butari bw'urukundo. Meze neza urebye ntacyo mbaye uretse mu mutima nameze neza ariko ahandi urabona ko ntacyo bitwaye. Hanyuma Beni reka twihute tubabarire ko wenda twaje dutinze ariko urabizi twagusobanurira impamvu. Oya nta kibazo dukoreye. Hanyuma Beni numvishe inkuru yawe aho wari ufite ubukwe ndetse vuba cyane. Hanyuma bikaza kurangira ubukwe bupfuye. Ese bwishwe n'iki? Nizihe mbogamizi zajemo kugira ngo noneho kugeza kuri uyu munsi uvuge ngo ubukwe mbuvuyemo? Ndabona ndetse kuri uyu munsi uracyambaye na ya mpeta ya fiançailles. Yego. Nayo mfite ubukwe ukuntu byagenze. Nayo mfite umukobwa w'inshuti yanjye magara umukobwa twiganye bimwe by'abakobwa twarabanye muri interna twariganye turasurana urebye twabanye mu buzima bwinshi bibi ni byiza. Yego. Abenshi murazi umukunzi wanjye uko ivi ryanjye mwararibonye benshi. Uwo mushuti wanjye rero urumva namufataga nk'umuvandimwe ku bwanjye bye birenze kuba inshuti kuko niba umuntu ari inshuti yawe ukaba utinyuka kumwizera ukamujyana kwa boyfriend wawe biba birenze ubucuti. Yego. Yarazi boyfriend wanjye namupresence nawe yarabizi ko turi inshuti. One day boyfriend wanjye yarambwira ndi mu rugo ntago meze neza ngwino ndebe
nari kumwe n'inshuti yanjye ndavuga ntabwo namusiga mu rugo kuko yaramuzi ndavuga tujyane turajyana umukobwa ajyayo tujyana yo bwa kabiri yari inshuti yanjye ku buryo najyaga nkamuhamagara ati sheri waciye mu rugo kanzana iki n'iki mbese byari byararenze ubushuti muri nk'abavandimwe ariko uko iminsi yagiye yicuma ibintu byaje guhindura isura boyfriend wanjye najyagayo afite password ya telefone urumva nari nyizi imyaka 3 uri kumwe n'umuntu mu rukundo ntabwo biba byoroshye muba muziranye ibintu byinshi cyane bihagije like noneho umuntu umwe gutegura ubukwe uba waramaze kuba umugore we cyane kuko nari mfite urufunguzo rw'inzu ye naragendaga nkafungura amasuku nkareba aho umukozi atabikoze neza nkaba namubwira sometime yaba yagiye no mu kazi nkaba naza nkasigara ku rugo ntabwo byari byoroshye yego nuko umuhungu ntangiye kubona atangiye guhindura password za telefone ndamubwira se baby kuki buri konje nsigaye mbona uhindura password zawe nkamuhamagara amasaha y'ijoro nkumva ari kuri telefone agatinda kunyitaba kandi ibyo ntabwo nayo mbimumenyereyeho noneho ngeraho nkahamagara umuhungu nkumva ntabwo ari kumfata nkahita mpamagara n'umukobwa kugira ngo numve namara kumuhamagara nkumva nawe kuki wese ukeka rero wa mukobwa w'inshuti yawe impamvu namuketse inshuti yanjye yatangiye guhinduka iyo umuntu ari inshuti yawe uba umuzi cyane niba mfashe telefone ye ukabona ko adafite amahoro nkabona arahungabanye kandi nawe boyfriend sorry n'umufiance nawe wamugeraho ukabona n'ubundi bimeze nka wa wundi inshuti yanjye ari wa muntu ushobora kunsigira telefone akajya nko ku muhanda yagiye ku muhanda nkabona ari gufata telefone nkakambwira no namusigira telefone yanjye avuga se we ni ibiki nkabona nawe yarahindutse ndatekereza mfata time ndavuga uyu muhungu amasaha y'ijoro noneho naramuhamagaraga nakumva agahinda kanyishe namubuze nkavuga reka mpamagare n'inshuti yanjye nyibwire nyine ibimbayeho nawe namuhamagara nkamubura noneho nkaza kongera kugerageza nkumva igihe umuntu aviriye kuri telefone n'umukobwa nkabona ni gahise amamagara ngo nsanze wambuze urumva mbona harimo akantu byanga byakunda nk'umuntu mukuru nafashe time ndavuga aba bantu bombi ni abantu b'ingenzi mu buzima bwanjye ariko bose bari guhinduka mfata time ndatekereza ndavuga ibi bintu ngomba kumenya ibyo ari byo nibwo umuhungu naje gutekereza ngo reka nzagende mutunguye noneho kuko nayo mfite agafunguzo ke mutungure ngende menye ngo muri weekend aba ari mu biki mu rugo kuko yarasigaye yanga ko muri weekend tunabonana hayashize iminsi ambwira ngo mukuru wararwaye ari mu bitaro nkambwira si baby ko muri weekend udakora waretse tukajyana kumusura ngo no ntago ari ingenzi kujya kwa muganga ngo tuzamusura nakira ibintu nk'ibyo akanga ko tujyana ndavuga ati nko muri weekend ndamuhamagara si baby uri hehe arambwira ngo no ntago ndi mu rugo ndabyorera ndavuga noneho kamfate agafunguzo ngende mfungure ndebe ibyo umukozi atakoze neza mbi natunganya mu cyumba cye nkora amasuku agafunguzo ndagashaka ndakabura maze ukabana ndatekereza ngo wasanga naragatayeyo ibyo sinabigira impamvu ndavuga reka ngende ndasangayo umukozi anyingurire mbe nanari agafunguzo kanjye naragiye ndabyibuka hari kuwa gatandatu nka saa 8 z'amanywa izuba koko naragiye ariko se mbere ko wenda ujyayo wifata ukajya kumureba umaze kubura urufunguzo wari utarakeka ko donc wumvaga bimeze bite gituma wumva ushaka kujyayo wumvaga hari ikintu kigukomanga wumvaga hari uzarebe nk'iyo umuntu ari buhure n'ikibazo ari yumvamo ikibazo wumvaga hari ikibazo cyangwa wumvaga ari kumukumbura bisanzwe muri njye numvaga ntanatuje abantu iyo bakundana wenda sinzi bagira ukuntu bakururana numvaga nyine ntameze neza muri njye harimo ikintu kiri kunkomangira kujyayo ariko sinsobanukirwe kuri njye nkiyumvisha ko ngiye gukora amasuku nkareba bitameze neza nkanashaka n'agafunguzo kanjye ko nagatayeyo numvaga ari icyo kuko ikijyanye na telefone ze numvaga ko ntazagikura mu rugo numvaga nzabikura muri telefone nkareba ngo avugana nandi n'ubundi
naragiye saa 8 z'amanywa ndabyibuka ngezeyo ndakomanga umukozi waraza aje yarambwiye ngo mabja kuje bose mwavuganye ariko umukozi akubaza ndamurira ndamubwira kadogo kubera iki se ndinda kuvugana nawe ubwa mbere umbonye nza ikibazo kiri he mbona arandebye mbona nawe abaye nk'utunguwe yego okay nta kindi nakoze ubwo yarazi na nshuti yawe cyane ko mu kanya wambwira guti twitanaga abatwini abantu bose bavuga ko dusa umukobwa na n'ubu abantu baracyambwira ngo usura umukobwa si umuvandimwe wawe yego turasa yo okay nyine naragiye umukozi nahise mubwira ati va mu nzira nyine numva ku cyambaje icyo kibazo numva ngizemo no kurakara ndavuga ati uyu mukadoga asigaye anasuzugura ntabwo akwiye kumbaza gutya ndamubwira va mu nzira ndagenda sando yangeze hano hantu yo okay I'm sorry Poli maze kwinjira mu nzu ndakomeza ku cyumba ntabwo yari yafunze sando funguye umuryango yo akiri hanagure yo sando mbabarire kwitwara gutya ubwo biba byoroshye Poli okay afunguye umuryango ntungurwa no kubona uwo nitaga inshuti ihangane beni ihangane ni wanjye inshuti yanjye irenze umuvandimwe sando ihangane sibyo ihangane tubwire neza kumwe none akita umugabo wanjye twini wawe wa mutwini wawe inshuti yanjye cyokora sando samunaniza amanywa ihangane ubundi tubwire cyambabaje kurushaho nta n'ubwirinzi ihangane beni ihangane utubwire ese byagenze bite winjiye mu cyumba hanyuma si icyumba ntabwo cyari gifunze ntabwo ari yafunze ihangane avanyemo seri ihangane banza utuze sibyo banza utuze ntabwo biba byoroshye kandi koko umuntu wese imyaka 3 ukamuha umwanya wa mutima wawe ukawukinamo agapira yawe ihangane sibyo ihangane ubanza utuze beni ihangane utuze ubundi uratubwira uko byagukomereye kandi koko birumvikana ihangane sibyo reka tubanze tureka tuze yo Sando narafunguye ufungura icyumba ugura umuryango ndavuga ngo baby ntabwo bishoboka uravuga baby ntabwo bishoboka ubibwira wa mufiance wawe bose barandeba buri cyo bakora mbona nyine nange muri abantu bakuru ntabwo ari ngombwa mbivugira aha ibyo nasanze murabyumva abantu bararyamye ku zuba saa 8 z'amanywa twini wawe kikubona byagenze bite yakoze igise yarandebye ngiye ku kanya sinari mfite no kureba uburyo ari kundeba kuko numvaga umutwe nyine ameze neza mana we yo sha birababaje sha yarahuritse pe okay nyine byarandenze sha birumvikana kirenzeho nta n'ubwirinzi bakoresheje sando nacyo cyambabaje kurusha ibindi byose okay nabuze kwihangana mbaho ngaho ameze nk'umusazi kuva uwo munsi naragengira depression sando sinzi niba mu minsi ishize warambonye reba ukuntu nsigaye meze iyi ni depression y'uramuhungu hanyuma we yakubwiye iki urabinjiranye usanze ntago habayeho kwirinda kandi azi neza ko agiye kurongora cyane ko wambwiye ko umunsi mwari gukora ubukwe
mwari no kujya mu murenge yego umunsi umwe gukora dote mwari kujya mu murenge yego kubera iki mutari mwarahisemo wenda mbere kuba mwajya mu murenge hanyuma ubukwe muzabukore nyuma okay Sando cyangwa se yari amahitamo yanyu okay urebye ni ngewe wabihisemo numvaga ko nyine muri iyo minsi muri icyo cyumweru okay hari kuwa gatandatu kuwa kane twari kujya mu murenge nyuma y'umurenge agacamo ibyumweru bibiri tugakora ubukwe okay nta kindi nari gukora nahise mvaho ngaho ndagenda mba muri ubwo buzima mpangayitse wagiye bwo tubwire ugisohoka rero urasohotse umeze nk'umusazi wagiye mu nzira umeze gute koko ndi kumva ubwo buribwe uko byari bimeze naragiye kuko numva namaze guta umutwe ngeze hanze mpagarara ku muhanda numva birandenze numvaga ntafite n'imbaraga zahamagara umuntu waze kumfata hacaho kabzi irambwira twabatwara mu by'ukuri nyine uwo muntu wari utwe uyu modoka ashobora kuba mbonye akabona ko mfite ikibazo numvaga nasaze numvise nayanze nyine byarangoye kubyakira birumvikana kurundi bubwira umuryango wanjye umugabo dufitanye ubukwe naramweretse umuryango nawe yaranyeretse umuryango we Beni banza ukomere tuza tuza sibyo banza utuze ubundi dukomeze ikiganiro agahinda haza ibyishimo Imana ishobora no kuba hari n'ikintu yakurinze yarakurinze ibindi bikomeye yarakurinze ibyo birwara byose wenda nabyo byari kuziramo rero ihangane sibyo niyo mpamvu rero banza utuze wumve ko ugomba kubanza gukomera kandi imbere ya byose sibyo ihanagura ukomere wumve yuko nyine nyuma y'umubabaro hazaza ubundi buzima kandi akaza ubuzima bwiza sibyo yego hanyuma utega imodoka Sando ateze imodoka ndagenda ngeza mu rugo maze kugera mu rugo nyine biba ngombwa ko mpamagara Petit mbwira afata telefone yanjye ugenda uranyizanye n'uriya mushoferi kuko yari azi password yanjye aragenda arishyura njye ubwo nagiye mu nzu numva nasaze ndeba ama memories dufitanye n'imfite ukuntu mfite amafoto mu cyumba cyanjye ye ndayamenagura numva nyine sindayanze nibaza mwanya wose nataye nibaza wayi umuhungu yakinye nanjye Sando numva nanze abagabo numva nanze abahungu kugezana n'iyi saha hanyuma ukigera mu rugo ninde wabibwiye bwa mbere ibibaye urumva hari Petit seri wanjye araza arambwira ati se sister bigenze gute kumbona utameze neza uvuye hano umeze neza bigenze gute gusa ntabwo namusubije namubwiye ngo ibyankoze akambwira indese nkamubwira aho ntabwo bishoboka gusa sinigeze mubwira uwo ari we nabuze imbaraga zo kuvuga izina rye ubwo byaje kurangira abashuti banjye bandi bo hirya no hino bakajya baza bakanganiriza bakanansoringa bakanyumvisha ko bishoboka hanyuma mu rugo ntabwo wabibwiye byibuze mama umubwire ati erega mama ubukwe nsa n'uwabivuyemo kubera ibibazo nahuye nabyo ubi wakicana umubwire byose narabimubwiye kubera ko urumva nagize depression gusa ntabwo nahise mbimubwira namaze iminsi ndwaye mfite depression kutakijya mu kazi ntarya ntanywa aranyijya se mwana wanjye ufite ikihe kibazo se uratwite urumva umubyeyi ahita akeka ibyo ndamubwira we mama ntabwo nwite ndamubwira uko byagenze gusa ntago namubwiye ko ari ya nshuti yanjye namubwiye mama ni inshuti yanjye kubera ko bitewe n'ukuntu mama yamufataga nk'umwana we nabuze aho mbihera
ndavuga oya ababyeyi barabazi ahita avuga ngo uri umupfapfa nanjye ko umupfapfa Yeah. imbere y'umubyeyi Yo. ndabyora mubwira ko ari inshuti yanjye sinamubwira uwo ari we. wanga kubabwira ko ari wa umutwini wawe wizeraga cyangwa se wundi wafatwaga nk'umwana mu ntabwo rugo nabivuze kuko mama byari kumurenga numvaga kondisiyo ndimo nta wundi muntu wayijyamo ndavuga n'ibyanjye kambigumemo Yo. birangirane nanjye. hanyuma ababyeyi hari igihe ahita kugira inama uti mwana wanjye tudaseba gutya na gutya. Mama yabashije ko yakubwira iki rero muri ako kanya se yarakubwiye ubukwe ubu uhitamo kubuhagarika nk'uko kare nakubwira urambwira uti nta kintu nshaka kumva ati nta kintu kijyanye n'ubukwe nshaka kumva mu matwi yanjye ati ibyo byose umbwira ntawe utarabimbwiye ariko ntibishoboka. Okay, umubyeyi nta kintu atekereza ahita atekereza ngo tugiye guseba ubuse baso wanyu imiryango turavuga ngo iki twaramaze kubabwira gusa naramubwiye mama ntago natangira kubabara nkiri umukobwa Yeah. ninjira mu rugo nzababara bingana iki niba atangiye kumbabaza dufitanye ubukwe kubera iki nakomeza kwinjira muri bino bintu ko nyine urabona ntabwo nshaje ku buryo nabura undi mu boyfriend. urumva umukeneye none No, Sando ntabwo mukeneye ariko ntabwo nabura nyine umuntu wundi wantereta nubwo ntamukeneye ariko ntabwo nibaza ukuntu najya kubana n'umuntu nk'uwo wakinnye n'umutima wanjye. Sando abagabo n'abana babi. Yo. Oya ntabwo ari bose ariko hariho abeza hariho n'ababi nk'uko abakobwa hariho abeza hariho ababi si byose twese ikigaragara cyo umukobwa bumwe agatukisha bose ariko uyu nguyu we yakoze amakosa cyane ariko uyu mukobwa sinzi gusa we nicyo nakubaza ukimara kumva ko ukimara kubibonesha amaso yawe wumvishe mu mutwe wabirangiye cyangwa wumvishe uzafata undi mwanya ukamubabarira sha ako mbata uvuze ngo iki njyewe mubabarira ubabarira sinjye sha mbata nkubwije ukuri muri njye nta mbabazi mfitemo ku bwanjye nkuko navukiye mu muryango w'abakristo naho ubundi mbata iyo nza kuba nari umukristo uriya muhungu nari kumurogesha kuko nasanze kurogesha umuntu ni ibintu byoroshye mbata yarambabaje ariko se uretse gato iyi si impeta ye naho ari ndabizi neza ko ari kunkurikirana aho ari hose ndagiye mutangarize ko nta mbabazi zizigera ziva kuri Beni zigana kuri we cyamuvuge. Oya wimuvuga ntabwo byaba byiza burya gutangaza izina ry'umuntu kandi mu buryo butari bwiza. None se kubera iki reka mpite nkwibariza nanjye iki kibazo aka kanya wahise wumva ko umwanzuro mwiza Beni ari uwo guhita uhagarika ubukwe ukavuga ngo reka mpite mbihagarika nimba atari ibanga nkeka ko nabonye chat zawe nawe nyinshi cyane agusaba imbabazi nyinshi pe akwinginga uti mbabarira narashutswe uriya mukobwa yaransedwije yageragezaga kuza hana kanshuka uretse ko ntabyemera ngewe ko umuntu mukuru ashobora gushukwa azi neza ko hari plan mufitanye sibyo icyo nizera cyo nuko ari kubona ko inshuti kubereye mbi akaba yakubwiye uti ariko rero uriya mukobwa nubwo mwizera nk'umuvandimwe ntago ari umuntu mwiza nibwo bwenge bukwiye nk'umuntu mukuru sibyo ariko nanone niba aragusabye imbabazi bingana kuriye kubera iki wumva umutima wawe rero kumubabarira byaranze ntago byari bibaye bwa mbere cyangwa se byari ibintu bisanzwe bihoraho. Okay Sando n'ubwa mbere njye nawe tugiranye ikibazo gikomeye. Okay nazibana zidakomanya amahembe mbere twagiranaga utubazo tw'abantu bakundana murabizi tukabikemura bikarangira ariko ikintu nk'iki gikomeye ubwa mbere niyo mpamvu iki kintu narakomye ingo zimurya namusi mbata kambabwiza ukuri nsanze uriya muhungu imbwa zimurya namwikoreza inyama ku mutwe naho zikahagera. Ariko uyu mukobwa nawe ni umutima ntabwo muri kubyumva sha nenge kuvuga icyoroheje ngo namusiga umunyu agasanze we yamusiga inyuma umunyu ntabwo imbwa ziwukunda inyama ku mutwe umunyu ntabwo uhagije. Oya ndumva jewe aho bigeze noneho reka nkubwire Beni dutangiye kubigira komedi ngo wamwikoreza inyama ku mutwe Sando nukuri namwikoreza inyama ku mutwe kuko ndumva oya nawe uba rwose ushatse kuba waba umunyarwenya. oya mbabwira njye bindimo
uriya muhungu yarababaje Sando umutima wanjye nyine ukuntu uri kumva umeze ndumva nyine mfite urwango ariko birumvikana ntabwo nzi ko kizashira. hanyuma wa mutwini wawe rero ni inshuti yawe magara, ni umuvandimwe wawe, umusanze aryamanye n'umufiyanse wawe mufitanye ubukwe bya vuba, noneho ndifuza kumenya ese nyuma yaho we yaba yarakwaprocinze akakwaka imbabazi uti mbabarira, byaba byaragenze biti? Abakobwa b'iki gihe ntabwo bazi yiruhiriza iki. Umukobwa yaragiye arambroka, yarambrotse nanamuhamagaye ngira ngo mubaze se ibi ni ibiki wankoreye ko nakwizeye ko nagufasha umuvandimwe. Umukobwa yarambrotse, yazaga mu rugo nta kihaza, byabaye ngombwa njye no kumureba iwabo. Barambwira ngo usajya kumureba iwabo kubera urukundo cyangwa se kubera tubwiza ukuri? Ubwije ukuri nagiye iwabo kubera umujinya, ndavuga ngo basi musange iwabo mubaze icyabimuteye, ariko numvaga ndi bunamukubite. Abo numvaga ko kumubona gusa bihagije akambwira icyabimuteye, ariko nasanze ngo adaheruka n'iwabo. Ndavuga wasanga yarasanze n'umugabo wari ugiye kuba umugabo wanjye, nako wasanga yaragiye no kubana nawe simbise. Akosha abahungu ntabwo bari seriye, ntabwo bari seriye vraiment, bamwe muri bari ko reka tureke kuvuga bose. Ariko nanone reka tugaruke kuri ikintu kimwe, hari igihe umukobwa muba mukundana ibyo mukoze cyangwa se n'amabanga yo mu buriri byose ukajya ugenda ubyigamba ubibwira umukobwa mugenzi wawe, kandi ugasanga wenda ibyo ngibyo umubwira we ntago arabasha guhura nabyo, ntajya abibona. Ibyo bintu ntago byaba ari intandaro yo gutuma umuntu ashaka kugutwara boyfriend wawe? Okay, nabyo bibaho. Si uwo mukobwa mbata nkuko nabikubwiye naramwizeraga, nta kintu kijyanye n'imico mibi nari muziho, namufataga nk'umuvandimwe wanjye, kubera ko yarazaga akanambwira ngo uyu muhungu ari kunereta, ese urabibona gute muhisemo? Nawe akakubwira aba boyfriend bari be, akambwira ari kunereta n'uyu gusa ngiye nkunduye. Kugeza n'ubu sindibaza icyabimuteye, ikintu cyatumye ni ukuvuga mise numvamo ikintu kimwe, we yari asanzwe afite boyfriend, noneho birangije asambana na fiance wawe. Ntawe yari afite, ahubwo bari kumutereta, yirirwa ambwira ati se mpite monde ndekende, kwa kundi umukobwa nyine aba yumva agezweho, abahungu batandukanye bari kumudatinga, akambwira se Beni nahita monde nkareka ndenge, nkamubwira uhitamo uyu wenda nyine tukaganira bimwe by'abakobwa murabizi. Hanyuma rero uyu munsi uracyakunda wa musore? Sando ntibishoboka. Impamvu mbikubwiye ni imwe, nimba uyu munsi ucyambaye ya fiançaye ese wari uri kumbwira uti rwose yego ataracyansaba imbabazi, kuba ucyambaye iyo mpeta ntago ari ikimenyetso kigaragaza yuko wa musore kuba warakiriye ibyo yagukoreye byanze kukuvamo? Rero iyi mpeta nayigumyemo, ntegereje ko umunsi nk'uyu tuzahura, ndabizi neza ko ahari hose nawe ari kundeba, niba atari no kundeba none azambona. Ibyo yankoreye ntago namubabarira, yarambabaje. Mva niyo mpamvu aka kanya nivaniyemo imbere y'amaso yanyu nayitwereke ngiye. Wow, kunera mwambitse akameta ni keza. Diama ntago yoroshye, ariko ubu ngiye imbere yanjye ni ubusa, imbere y'amaso y'abanyarwanda n'abandi bankurikiye. Sinyikeneye kwambara iyi mpeta 50-60 nimba ntibeshye. Sinyikeneye kwambara iyi mpeta y'uyu musore mu rutoki rwanjye. Mvuze ngo iki? Sinyikeneye. Ubwo abakiri n'abaha bazayijyanire bayishakemo make. Sando hari ikintu nibaza. Umukobwa kugira ngo ajye gutangira kuguca inyuma gake gake nawe uceceke, donc ntumenye ibyabaye, ntihaba harimo uburangare bwawe bwo kudakurikirana? Kuko urumva nubwo bafashe si bwari ubwa mbere, bishoboke yuko byari byarabaye akamenyero, ahubwo wamugana ari nk'umugore we uhava nk'uko uvuga uti najya gukora amasuku nawe akahajya gutyo. Bishoboke yuko bafashe ari inshuro nyinshi, nubwo wambwiraga ko bakubwiye ko bwari ubwa mbere. Nanjye niko mbikeka, nabitekereje nyuma ku munsi mbura urufunguzo. Ndavuga se niba uyu musore anyetse urufunguzo, wabwiye n'iki ko yarukwatse kandi watubwiye ko wagiye kururebayo wumva ariho warutaye? Uwo munsi njye baryamye,
urufunguzo narusanze ku meza muri salo mu kurusanga ku meza muri salo urumva ninjiye ndeba muri salo mbona urufunguzo gusa sinabyitayeho nakomeje njya mu cyumba ndebe nyine mu kugiye gusa ikintu watunze ntabwo wacyoberwa cyane ko urufunguzo rwanjye narashizeho agaporte key kwa tuntu tw'imfunguzo urumva yari ataranagakuraho ukuntu ari n'umuswa okay nararubonye ndarubona ndavuga ako sinabitina ndavuga buno nararuhasize gusa nyuma yaho muri iyo condition natekereje kabiri nditonda nibuka umunsi mperukayo umunsi natanye urufunguzo dushira mu gasakoshi kanjye nekeza ko neza nkuri nsanga urufunguzo umungu yaruvanye mu isakoshi yanjye atambwiye hanyuma nkahita nibaza noneho kugeza iyi saha ubukwe bwahagaze ese none niba bwahagaze hari ibintu bimwe na bimwe wari waraguze Sando ibyo mana we Sando ibikoresho Sando ibyombo ibikoresho byose uzi umugeni agombwa amafaranga yanjye ari kuyashora muri business mana yanjye Beni ihangane Beni ihangane sibyo ihangane ntago kuba warira gutyo wibabaza nanone aricyo gisubizo gishoboka sibyo shaka abangu n'abana babi kuri bamwe muri bo gukinisha umutima w'umuntu gutya uzi neza ko ntuzamurongora nta gahunda umufiteho amugani uri muri ibyo ngibyo ibintu se bibabaje Beni ihangane sorry ihangane iyo tugeze kuri icyo kintu mbura kwihangana meze nk'umuntu wahombye kabiri hari igihe ngemba nabuze n'icyo mvuga pe hari igihe mba nabuze icyo mvuga icyo mbwira abantu rwose nkumva ikintu nabwira umuntu ari gukomera gusa nicyo kintu cyonyine numva nakubwira Beni muri iyi saha unasenga Imana kuko abana n'abantu twebwe turahemuka ariko Imana yonyine niyo wakizera ikaba yakusanga mu mutima wawe sibyo nukuvuga mwe mwaraguze ibintu waraguze ibyombo n'ibiki byose nta kintu cyaburaga kuko nakoze blood shower nibyo ntaguze barabimaye kwibaza niba nzahamagara babimaye bakagaruka kubitwara oya n'ubundi navuga niba barabigoye kuko n'ubundi hari igikorwa cyari gihari nubwo kitagezweho uba wumva uwo mukobwa kugeza uyu munsi rero muramutse muhuye uba wumva ari nk'iki wamubwira Sando uretse kumubwira ngo yaramemukiye gusa iyi si turimo irazenguruka aho yanzengurukije nawe yahamuzengurutse kuko iyo uhemukiye umuntu ubisanga imbere uyigize neza ubisanga imbere hanyuma umuhungu we muramutse iyi saha mwicaranye mugahura uba wumva ari cyo wamubwira namubwira ngo yarakoze kunyangiriza umwanya yaramemukiye uretse n'ibyo namubwira ko namwanze gusa hari ijambo ntabura kumubwira nyuma y'ibyo namubwira imerekeza y'ijambo igira iti kagiye ikuzimu niho hantu honyine namukwiriye yakishyura ibyo yakoze oya kujya ikuzimu nanone ntabwo waba umusabiye umugisha mwiza si byose ntabwo yakoze ibyiza ariko nawe wikongera ngo wongereho kuba wamujyana ikuzimu Beni Sando musabire umugisha ngera wunsabiye akajya ikuzimu akosha nukuri abantu bakinisha umutima w'umuntu bakinisha umukobwa kandi wamuganira rimwe na rimwe hari abandi yimye urukundo hari abandi yanze guta umwanya we aba ariho kugira ngo agukunde ariko ugasanga hanyuma icyo kintu nticyaguteye ubwoba gusanga umuvandimwe wawe
na fiance wawe ndetse mwe mufite ubukwe bya vuba cyane bari mu cyumba bambaye ubusa ndetse batikingiye cyangwa se byaba byo byaguteye ubwoba ukavuga uti niba batanikingiye ntazarwara n'izindi ndwara nanjye kubera ibyo nabonye. urebye nabyo birimo ikintu cyanteye ubwoba niba umuntu atinyuka kugucitinga ku nshuti yawe ubwo wakibaza ku ruhande akora ibingana iki. Niba gucitinga ku muntu muziranye ubwo abo mutaziranye akora ibingana iki. Numvishe ko uwo muntu ntafite gukomezanya nawe, ni hahandi usanga mubanye mu minsi mike ukumva ingo zasenyutse cyangwa z'iki gihe twumva. Niba ugize amahirwe ukamenya umuntu mbere y'uko ubana nawe uba ukwiye gufata icyemezo. Hanyuma kirenzeho no kuba yaraye kumwe n'inshuti yanjye batanikingiye nabyo byanteye ikibazo. Umukobwa nk'uwo w'isoni nke utinyuka kugushitinga akaguca inyuma uri inshuti ye agatwara umugabo wawe, byumvikana ko ari ibintu amenyereye gutwara abagabo b'abandi. N'indwara ntizabura. Bajya bavuga ngo umwanzi wawe nukuri hafi cyane. Hari ikindi kintu nshaka kubaza. Hari ukuntu Imana ibyo utanze mbese nawe yari ari kwitegura ubukwe ariko kugeza na n'ubu sinibaza ikintu cyabimuteye. Siniba ariko yari asanzwe, niba ari ubwa mbere sindabimenya. Gusa bambwiye ko ari ubwa mbere ariko ntabwo nabyumva. Ntabwo wamenya ngo ni ubwa mbere cyo ni ubwa kabiri, ntabwo wabimenya nyine kuko umutima w'umuntu niwo ubuze ukuri kuri mu mutima we, sibyo? Hanyuma we mu magambo ye rero yakubwiye ko ibyo bintu bitewe n'iki? Urumva wagenda kuri guseka se, sibyo? yatangiye kurya sho. Yari yatangiye kurya sho mbere ni ukuri, ariko birababaje. We yakubwira ko yabitewe n'iki kugira ngo aguce inyuma ndetse ku muvandimwe, ku nshuti, kuri twini wawe? Okay. Mu magambo ye yarambwiye ngo uriya mukobwa niwe wamushutse, ngo niwe wamukururaga, ngo niwe ngo wabiteye, ngo ntago yari amufitiye santima, ngo ntago nawe ngo yumva ko byashoboka, ngo ni ibintu yashidutse yisangamo byabaye. Nkibaza umuntu mukuru w'imyaka 20 na hafi 30 gute numva ngo umukobwa yagushutse? Ntago mbyumva nyine urumva nta kindi yari afite kwireguza, nukumbwira ko ari umukobwa wabiteye ngo wamushutse ngo yabyisanzemo. Gute muri isanga mu kintu n'icyo azi neza inshingano ze, azi n'ikimutegereje? Ntago byumvikana. Nirihe somo watanga kugeza kuri uyu munsi ku byakubayeho? Rero navuga biteye agahinda, biteye n'ubwoba. Iki kintu navuga gusa gikunda kubaho kuko nkanjye hari umushuti wanjye niwe wambwiye uti njyewe noneho besto yari inshuti ubwo n'umusore, ari inshuti magara, wa mukobwa namwubaha nk'umubesto w'umugabo we, w'umusheri we, barabasheri nabo. Nyuma yaho rero yaje kumenya ko wa mubesto kumbi bateretana, kandi azi ko ari inshuti zisanzwe, azi ko uwo mukobwa n'umuhungu ari abashuti basanzwe, nawe akubaha wa mukobwa nk'inshuti nyine isanzwe. Kumbi ni ba bantu bagira gutya bakisayidira bakakora ibiki byose, bagasohoka bakarya show. Umukobwa yaje kubitahura hashize nk'imyaka nk'ibiri, abantu bavuga ati nyamara uzacunge neza, urava hano ejo akaza, uva hano gutyo gutyo. Umukobwa ashiduka byaragenze gutyo. Okay, inama natanga buri muntu wese unkurikiye umukobwa, mbere yo gupresenta inshuti ye ku musheri we ajye yitonda. Bakobwa bo muri hose mujye mwitonda kuko abakobwa b'iki gihe ntabwo boroshye. Kubwanyu ndumva ko nta n'umukobwa wemerewe kubaka urwego cyangwa umugozi hagati ya sheri we n'inshuti. Niba ari inshuti ni inshuti sava, ufite kumupresenta, ariko ntubaka urwego ngo ubigire ibindi. Muri make byakwigishije ko ubutaha nongera kugira fiance azaba ari uwawe wenyine, ntabwo uzongera kumwerekana. Bibahe byiza abana mubona ku munsi w'ubukwe bwanjye. Kuko urugo rwawe rutarazize kumufata, itamufata buri urugo rwawe rwarabaye, no kubera kumufata kwawe ubuze urugo. Kandi ari n'abantu bubaka wenda barakoraga ibyo bintu nyuma bakabireka. Sinibaza ko yari kubireka, n'ubundi ingeso ipfa nyirayo yapfuye. N'ubundi ubwo nyine yari asanzwe abikora, niba atarasanzwe abikora ntago yari kubireka pe, ahubwo wasanga ari nabwo byari gukura.
nose niba yancaga inyuma ndi umukobwa ubu none ari gusaza bikagenda gute yegora ukabyibuha ukazana amata mukazana igicece umva yari kunca inyuma bikabije niyo mpamvu nyine yafashe umwanzuro Benedize ariko sha ariko abahungu rwose cyokora ntago yahombye ahubwo yarahombanye si yahombanye dore uyu musore n'uyu ni umusore twicaranye uriyo witware neza hahiye hagahira rimwe oya ntago hashye ngewe ikijyanye n'abasore wapi igikomere mfite ntago kinyemerera kongera kwinjiza umusore mu mutima wanjye cyangwa mu buzima bwanjye hanyuma uwo wumva icyo gikomere kitazashira se Beni ko no kuva kare kuvuga uti ngewe mba mbona abasore bose nkabonamo abagome ko byaba ari igikomere hanyuma tunakubaza se depression iyo uba wumva bimeze bite wagiye kwa muganga tubwire depression yanjye nagiye kwa muganga bijyanye no mu miganiririze baranganiriza banyegereza inshuti zanjye zikajya zinganiriza zikanyumvisha ko nyine bibaho birangira kuri ubu ndumva bimaze gushira kuko iyo bitarashira ntabwo nayo kubasha gukuramo iriya mpeta ngo nyijugunye nayo kumva ko nkimukunda kuva niyambuye iriya mpeta bivuze ko ntiyambuye urukundo rwe rwose aho ruva rukagera urumva ari bubyakira ati kubona ufashe impeta hari benshi wenda bari babizi ko mufite ubukwe bitereye kuri kamera hari n'abatari bazi inkuru yanyu urumva azabyakira atewe sha uko byakira byose njye ntabwo mbyitayeho nk'uko yambabaje ahubwo ibi ngibi bimubere nyine nk'ikimenyetso kimwereka yuko yambabaje kandi nyine nabuze kwihangana kandi ko ntakimukunda namwanze nta rukundo nyimufitiye ngomba gukomeza ubundi buzima butari n'abasore atari kweri kadusoze gusa nyine harimo isomo nubwo wenda rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga inkuru ye ushobora gusanga hari abandi bahuye n'ibya Beni nanabivuze ko uyu munsi hari abahuye nabyo hari ababashije kubyihanganira hari abatarabashe kubyihanga hari n'abiyahuye hari n'abaziyahura ni urugero ntabwo abantu baresista kimwe no kuba gusa avuze uteka njugunye impeta mwibagirwe navuga we niwo mwanzuro we wo kuvuga ngo ubukwereka mbagarike birangire njyewe umuntu wese mwohera umwanzuro we si byose Beni nk'iyo muza kuba mwarabanye wenda mubana mu rugo nk'umugore n'umugabo kaza kumufata muri irakosa wenda ari nko muri rogi umufatiye nabwo wari gusenya cyangwa ubwije ukuri ntabwo nayo kubyihanganira nari gusenya kubera ko umuntu ukunda ntabwo nakihanganira kubona ibyo bintu icyizere cyaba gishize nazajya mpora mubona muri ya shusho aho kugira ngo mbona mubona muri ya shusho nyine nsimwizere kandi ari umugabo wanjye ejo cy'ejo bundi atazanzanira n'indwara nasenya sinjye wa mbere waba ushenye ngagenda nkiyakira nk'uko niyakiriye nyine nibyo ndi ukubwambata ntabwo abantu bose bakira ibintu kimwe hari ufata umugabo wasambana agahita yiyahura hari umufata agahita amena esanse muri aho ngaho akatwika hari umufata akakubwira uti niba ibisanzwe akamubabarira ni ukuvuga rero abantu bose ntabwo baresista kimwe niyo mpamvu njyewe ntabwo narenganya uyu mwana abantu bava nk'ipfizi ntiyimirwa uri imipfizi nibyo nyine Beni yakubwiye ngo ibyo byari ibya kera njyewe sinshaka kuzubaka urugo nk'urw'abandi njye ndashaka kuzarwubaka nka Beni yabivuze ariko yavuze ati njyewe ibyo bintu abantu bagenderaho si byo nshaka kugenderaho nkanjye njye icyo nshaka kugenderaho nshaka kugendera ku mahame yanjye y'umutima wanjye kandi koko ni nabyo ntuze mbata ubusa ni nkawe ugafata umukobwa mukundana wakora iki bari kwinyesura bari kuwica ntamureka bakawica nanjye kaza tukawica noneho kaza gucajya urekezo black ntabwo waba umukunda pe ntabwo waba umukunda rata njyewe inama nakugira wumve ko bizashira kandi usenge sibyo ubwira Imana ati mbabarira mana iki kintu ume kucyakira kuko nabonye usa n'ubundi n'ugifite ihungabana niba ukibona ko abasore bose ari babi ukababona muri imaje imwe ni ukuvuga yuko n'uwo muzakundana wundi kugira ngo uzamwizere uzumva yuko ari nka wundi wa mbere kandi ntabwo bavukana ntabwo babyawe n'umubyeyi umwe ntabwo nyine abantu bahuza characters si byose niyo mpamvu rero ujye usaba Imana uti mbabara icyo gikomere kizashika kizashira wiyakire no kuba wabivuga gusa kuri kamera nuko wumva yuko none utangiye gukira
kandi abantu baraguha komenti, abantu bakwihanganisha, hari abashobora kuvuga ngo ariko nawe urasetsa icyo nicyo si cyo cyatuma uhagarika ubukwe, baravuga byinshi bitandukanye nyine, ariko uraza kwihangana sibyo, kandi nzi ko abenshi ari abakuvura kurusha uko bagutera amabuye. inshuti yawe iriya yagukoze, iya mpanga yawe yagukoze biriya, muramutse muhuriye nk'ahantu hatabona, nk'ahantu hatabona, ariko yabitubwiye, ahubwo wowe nturi hano, yavuze ngo yamubaza impamvu yamuhemukiye. Yego, ariko nayivuga mukora mu matama, kumubaza gusa mbata ntabwo bihagije, kandi wamaze kwanga umusore wamukora mu matama, uwo musore mukiri kumwe, sibyo ra? Nubwo namwanze ariko yaramemukiye, kwa nanze uriya muhungu ntabwo bivuze ko igikomeye uriya mukobwa yanteye cyashize, kuko ubu sinzi ko nzongera kugira inshuti nashyira iruhande rwanjye unyizere. Urumva yarampemukiye, yanteye igikomere kidashira. baramutse babyaye nk'umwana bakagusaba kujya kwita umwana cyangwa se guterura umwana, wamwitira iyihe zina? Ikibazo kirakomeye, sinibaza ahubwo uwo mwana wabo najya no kumwita. Ubwanjye ndumva uwo mwana wabo ntajya no kumwita, nababwira ngo ntago nzi. Ibintu cyane ari kuvuga nibyo, ngo mbashije kujyayo nibyo byakurikira. Urumva ko yamuniga rero, nubwo mbivuze tugaseka, ariko yahita oya, umwana se ni nyina cyangwa ni se waguhemukiye nyine, ariko ababyeyi be ni abanyamakosa nyine yabivuze. None se umubyeyi wari umunyamakosa cyangwa umuvandimwe wawe, icyaha ni gatozi. Imana iravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa ba se na ba nyina n'abuzukuru no kuba ku basekuru wabo, ibyo na Bibiliya irabivuga, batarabirangiye. Ariko amategeko akavuga ko icyaha ari gatozi, n'icyaha niba ari gatozi rero umuntu wese azi, kandi bikavuga ngo buri wese azikorera mutwaro, sibyo? Umwana rero yaba yikoreye umutwaro wa se na nyina wakabyara, ariko oya, urwango urwikuremo, sibyo? Rwikuremo, wimukemo urukundo, niwumve yuko nuhura n'umuvandimwe wa musore waguhemukiye uzamutera amabuye cyangwa se utazamusuhuza, cyangwa se nyoko bukwe niba uyu munsi wenda numvishije umbwira ati nta muntu wabamamagara ngo mwitabe, kandi sibo bagukoreye amakosa. Gusa urumva koko abo bantu utari kubarenga, bari kwishyura ibyo umuvandimwe wabo yakoze kandi batakagombye kubabyishyura. Okay, ibyo byose ndabyumva, hari n'abandi babimbwira, ako ntago byoroshye, gake gake bizagenda biza, ariko ubu nonaha ntago nabigusenya. Ntago byoroshye, ariko no gusenga, kandi twese turagusengera dusabirane, sibyo? Beni, wakoze cyane kwemera kuza gutambutsa ubuhamya bwawe, ni ikintu kitoroshye, ariko nukuri tugushimiye tubikuye ku mutima. Sando nambata nawe mwakoze, nibura ubu ndumva nduhutse, kubera ko muzi ibintu byose bya bindimo ndabisohoye, n'ubutumwa kuri uriya muhungu ndabutanze, n'abandi bose bankurikiye, abakobwa bose muri rusange. Mu by'ukuri ndumva nduhutse, nawe mwakoze cyane kubana nanjye. Urakoze. Mwakoze.